umwanya ari uwawe. Umwanya ni uwanjye, nasaba wareka abakobwa tubahamagare, tuzi ko batoje, tuzi ko ubwose wabiteguye neza. Reka dusabe batangire baze, noneho wowe hitiremo. Ijambo ndacyarikomeje, mu bintu twavuze hari umushumba waragiraga iriya nka, ariko biba byiza yuko buriya yahinduye irahanagurwa kandi rwose ngira ngo warayibonye inka y'ineza. Reka rero Nigasubikwa cya Rusengo ndifuza igihugu. Banyakuboha rero iyo tujya muri menshi n'inka yishimwe yuko uriya musaza yareze neza, none tukaba tumuhaye iyo nka yishimwe. N'ubundi nta menshi mvuga, n'inkuru yayo ni iyi ngiyi y'umushyikiri. Twumvikaneho gatoya. Inka y'urukundo ko mwakunze umukobwa wacu, twiza tukaba tubabahaye, ntabwo twisubiraho ibyo twatanze. Iriya nka y'ineza ari inka y'urukundo, ni inka izagaruka mu muryango, ntabwo ari inka izataka. Ikaba rero itagomerwa mu nka wagira ngo babandi baramukanya mukomeze kugira ngo two gukomeza gutinza gahunda yacu. Nakomeza baraje yego nsabe umusaza Uziyeri kugira ngo abe maso, kuko mugeni cyateguye cyangwa se uri butware umunsi ahangaha arimo. Ubwo rero birasa kureba cyane kugira ngo uramutse utanamubonyemo, turacyafite abandi bakobwa benshi twabyaye rwose kandi turanarera. Ubwo rero bisaba kugira ngo ube maso, kandi bisabe kubera maso. Igikorwa cyakuzanye kuba maso cyane. Barimo bararamukanya, barimo barasuhuza abasaza, barimo bararamukanya, ariko ndabona nawe arimo yitegereza ngo arebe. Abakobwa bacu baba baciye akenge, rero urakomeza witegereza urebe ko wazize gusa barimo, ariko nanone uzi ko tutakubeshya turi abakristo. Ubwo urabihera amaso. Kono zararanganya amaso sa yarenza, kandi nkaba aho twari dufite araba biragenda bite?
birasaba ko dushaka uburyo dushakisha n'abandi tukabazana. Abasigaye batatu kugira ngo bamugereho, ariko ndabona ataranaseka rwose ngo ubone ko amwenyura asize. Barimo barira bararamukanya. Amafoto kandi ko babiri ari amafoto y'urwibutso nyine, nicyo biba bisobanura. Ariko ndabona bataraseka, bashobora kuba bataramubona neza, niba atarabageraho. Reka tubaze umusaza, ese bigikomeze bitya hari uwo wabonyemo? Abaza umusaza uziye. Ntawe rwose. Umusaza ati ntawe. Aho ibintu umaze gutanga ni inyonga n'iki. Ariko reka abakobwa bashobora hari humura. Humura, reka dutume no ku bandi. Mugende mutugire mu gikari aho abakobwa bari, bose mubatubwire babe hafi. Kandi twizeye ko kubera uko twareze, kubera uko twanabanye mu buryo bwa gicuti, rwose ntugire ikibazo. Dufite ingeri nyinshi z'abakobwa. Ubwo ari ahubwo urabe maso cyane, kuko n'ubundi ngaho barimo baratambuka, barimo baraje. Ndabona bafite ibintu byiza byiza by'amazahabu. Ahubwo uziye ruvuga ngo arasaba umwe gusa, sinzi ko atari buvuge n'ijambo uyu munsi, ariko reka bagitambuka mu cyubahiro cyabo, bafite ibintu bibengerana bigendanye n'umunsi mukuru w'uyu munsi. Mutima rwose ushyitse mu gitereko, kuko aba baje ntabwo uri bubure mu wawe. Barimo bari gutambuka gake gake, barimo bari kugenda bitegereza bareba. Baragiye bashuje umusore. Ese nimwakoma mu mashyi ngo mwimane icyubahiro. Wa musaza ndabona asetse, umusore nawe yasetse cyane rwose, arishimye. Kandi koko nibyo kubona umukunzi wawe wakunze murimo muhagararanye. Ndabona na wa musaza nawe wavugaga ijambo nawe yasetse. Buriya urugendo yagenze n'imisozi yatereye, noneho agatima katangiye gushyika hamwe. Mwambitse rwose ikintu kirabagirana ku rutoki, amugaragariza avuga ati
yego bigaragara ko uwo yakunze kandi nabo bakimukunze baba bati n'uyu n'uyu. afashe ikintu cyiza cyane aho bati nawe wa mukunzi wanjye we uyu munsi rwose twishimane kandi ku bintu by'umunezero. hariya harimo ibanga rikomeye cyane kuko urabona ni ibintu nawe uhereza umukunzi wawe aramuhereje rwose kandi agapfundikiye kugira ngo gatera amatsiko. nyamuneka abagiye arimo ari kubumwereka arimo aragenda amutambagiza amwereka ati uyu ni umusaza uyu niwe wandize kuva naba muto. ahise amwambika ingofero ariyo mu gakiza ishushanya agakiza. umusaza biteze neza rwose aravuga ati burya ibirori nk'ibi biranezeza. abandi nabo baracyakomeje bafite ibintu bagenda bamuhereza bavuga bati rwose uyu ni umunsi wanyu, ni umunsi wanyu. kandi iki gikorwa kuko nicyo kwishimira kuko abakomeje bamwereka umuryango harimo kugenda basuhuza bose abahobera ati uyu ni umunsi w'ibyishimo kandi ni umunsi w'umunezero. mwarakoze mwa basaza mwe kungira inama, mwarakoze kumba hafi. nta cyiza rero burya nko kugira inama umuntu wumva kandi agashyira mu bikorwa. umusore nawe ati rwose mukecuru ati mwarize neza kugeza kuri uyu munsi. naravuga ati reka nanjye ngwe ku muryango. aravuga ati ukurikije imisozi wagiye uterera nawe ingofero ni ngombwa ko no muri iki gihe n'akazuba kariho atariko n'inkoni ukajya uyicumba mu gihe runaka. uwo umuntu yakubyariye umugabo aravuga ati ndagushimiye mukecuru. aramuhereza nawe aravuga ati rwose banyamuryango mwagize neza kandi mwarakoze. aravuga ati nawe agapfundikiye gateye amatsiko nawe uzi kureba witonze kuko kuri uyu munsi uyu munsi turakwishimiye kandi ni umunsi w'umunezero. arakomeje rwose amubwira ati nanjye uyu munsi ndakwishimiye kandi uru ni urwibutso nanjye ni uko kuba waragize neza tukamenyana. nawe aravuga ati nawe ni uko kuri uyu munsi tugomba gufatanya ibyishimo kandi koko ibyishimo ni ngombwa kugira ngo nawe uyu munsi ujye gushima. babandi bateguye
bamaze gushyiramo rero reka dusabe umukwe n'umugeni bafata ibirahuri byabo bahaguruke bafata ibirahure byabo kureba ukuntu babigenza barabanza bashyire hejuru bati ku buzima bwacu nuko barakomeje muri uyu mukobwa niwe ugiye kubanza umusore reka nguhe kuko wasuye uyu munsi kandi ibyaye hano ni byiza ariko muhasi umwe rwose igihe amasaha ni menshi rega guhera mu gitondo kugeza amasaha ntagutumire rwose umwongere waguhara guhata kandi niko ariko nawe aravuga ati nanjye sheri rwose nawe akanyota kaje reka nanjye gusomye nawe gutomera humura nta kibazo kuko akanyota kariho barakoze Imana ibahe umugisha bari musomo dushaka tuye duhenzere gatahuya someho amasaka sigaye Amen. Amen. Amen.